Ni wanezwa. Naona ari ikiriza mwana. Izimini. Ariko rakizona ntundi yo byanzura kiyogira buranye ariko duhure nyaza twe barabona. Barabona agapana. Shamuvuye mu kiruhuko ibintu baje ngo ni waneza. Sibyo kurya kabisa rwose kiba cyaragenze wanabi ariko nakundi nakundi boro iriya siyo karasi ya iriya niyo twigagamo cyakiye apromaniyo ndege ndisi ni nanjye niyo mana nanjye wibuka nyikiri dubaye cyagiye nanjye ndi chef kuba duhaye kwawe hari ikintu bigeze umarira kiza cyangwa imitsima yose nagwaga n'imikeke ni imitsima nyine narinzi ngo ni ikintu kizima ni imitsima nose washakaga ikimana ibaza ikintu bita umutsima nose washakaga ikimana umuntu w'umuka nta n'akarawundi umutima naguhereza kamashu ngaguhereza ibishimba ngaguhereza ikindi rushaka ni igisimba none se basi yo nari katuje mu cyuna hari bitu hari ngo nyuma saa ndabaca kumakaro barabaye umutsima uriya mutsima Wandi baravuga ngo umuyobozi ufashisha abaturage. Nawe umuyobozi. Wowe baga wishyura. Ariko ranga yande. Yanjye. Ahubwo weho. Yabyari ikigo rero. Akatireka ibyo turavuga karasa none tujye kuganira. Ntabwo ndabakereza ni nko kupipa no kugira ngo abanyeshuri barimo baramutse isarane pe dukeneye isabune ubyumve nawe byo nta kibazo umutekano wose umutekano nta kibazo yanyana yibwira umuti directeur uretse wambesire uri mubi kosha uri mubi wambesire iki numvara uri mubi siko numvaga ndi nko muri Kenya ubu ni bikiri gukora nandi guteza umuvu uri imvura uri iki hafi ndo umuyaga ugateza umuvu cyane amasuri ariko uko mutanumva Derete utanyikiri nuza nako perefe utankorera amabara ngahita mushwanyaguza kandi uri kubireba uretse gato hahiye koko ase master ni nkibi nakubwira umutekano nta kibazo ariko dufite abanyeshuri niba ari corona yabavanze mu simbizi ngiye n'iki kinyesho giye kukwereka ibintu ndagikora humure wowe utava mu kiruhuko kare niko shangaho ngiye ndakubwira ibyo urambaza rwose nari ndi kugira urabona nyine izi nzira zanyu zinaboshyura urabona nyine kugira ngo umuntu yurire umucanga wongera amene ukundi biba bigoranye abagira ngo arebe ko yahasesa ayanze agahita gusa ntiziri hari hakurya ni hakurya ni hakurya kugerayo bisaba iki bisaba gatigepe gukoresha nk'akarita ikarita yitwa gute aryo witwa se yewe se wowe Dizomax okay uzi icyo ngiye kuguha wowe waba ugize neza umaye kantu kabiri umva gashimishije waba uri umuntu wanjye wahita ubu wanjye pe cacika wankariwe naguze ndakubwiye nta nkari zihumura zibaho ubwo bizihumura ndagukubita
master kagwizwe ngewe perefe urabona tugiye mu ngume wancika basi go twajya mu kwiruka wancika ushaka tubigemo oya nanone ahumva nandi kuvuga ngo urakana ke uri umuntu mwiza pe uzi kwiruka gucapa ariko nanone ahumva ukoresheje ikimenyane wari uri nande ku buryo nkoresheje ikimenyane wari uri nande nari n'umutwe n'amaguru What? Jesus is Lord. umutwe amaguru ariko nanone ahubwo icyiza nuko twaganira nukuri mbikoze ntabishaka pe ziriya zanyu ziri kure mumbabarire kandi ntabwo nzongera ubu mpamaga abandi banyeshuri bambwira ko ziri kure abo ngabo hari ababera hafi nabo byabera kure ariko nyine mumbabarire pe izina ry'Imana ndagaswengenge hahiye ko gusa ikintu ngiye kuguha aka kanya mpagaze hano ubwo se uhagaze nko ku murenge ntabwo bikureba mpagaze hano ku kigo ubwo biri kundeba byagenda gute ntabwo ibyo nabyo none bikureba mpagaze ku kigo cyitwa GS ubumwe rwose umbabarire utagitsikamira pe kitavunika nta kibazo kanoroshye kugihagarara ariko agatwe k'inyuma nkabone hanyuma utubona natwo ntubone mbona ibitsi mbona ikindi ndabona ibitugu ariko se hindukira ujya hano pefe amabuno nk'aya ngaya igiterere nk'iki koko wavuga ngo akabuno ariko uzi ko mutumva iyo timba yose ushobora kuyikubita inka bakayunga nicyo bakayijyana mu bitaro nzabahana mpaka hano nta nka zirimo rero utazatwicisha inkoni nayikubita inka bakayunga ndavuze ngo hindukira ugende harankorera uzane umubyeyi kandi nshaka siko wazana sikose oya uzane ababyeyi bose b'umuryango wawe bose wakora Imana uganga satani kuko nawe kandi satani ko nawe atari umugome ko yahemukiye Yesu kandi bari bavukana nako ntabwo bavukanaga bari baturanye burya na satani n'Imana yamurakaje urabyumva aka kanya uragenda ntugenda ariko wakorera Imana muyobozi ubundi hari ikintu ugiye mwumva kuba nyaye hano n'ubundi hasanzwe hameze nk'aho banyara cyangwa se bananya mubani oya amabya ari hehe hano nawe ndi kubona ariko sha ihumurizo twumva ukuntu bimeze ubu ihumurizo mbere y'uko ugenda n'ubundi nakwirukana wese ubundi rwanyirukanye wizari ikindi nakora taha uzane suko na nyoko kaka wawe sogokuru n'iki ihute kutagenda mwadufasha uturumbu ese ubundi iki zara ku macupa ndende nta gacupa mfite muyobozi kishwa hano rero izina ry'Imana nta kintu mfite urabona hari ikintu ariko nkaje wajya ngo uriguru yatiko genda bisiri ziki umuntu yifatanya ari Imana izabaha ibacumurizo mutawufite bro ntabwo abantu bansembura Imana iraremye iremye abantu b'Imana iravuze iti hazavamo ibikora kubera Imana ubikora kameze ngenda ariko wowe utazanye sikonyo ko kaka wawe mubyara wawe kuzira nta kindi zababaho nawe zababaho bagira igihe cyo gutumbura ba perefe munoza abatumbura kandi muturumbuke muri iki kigo kandi muturumbuke gukora amahoro meza ubu ndagira ingoma ryane kuva hano nkagera ingoma n'amaguru koko biragoye pe ariko nyine nta kundi kamanze nagerayo nzagaruka mu babarira mukamfasha nk'ababyeyi kandi siko mubyaye ase kubizi ko iki kigo nyisanzuramo wenda ndagura akantu genda gura akantu pe baranyirwanya ngo njye kuzana umubyeyi kandi iwacu ni ingoma ni ingoma ni kure cyane pe buriya iyo serivisi ndayikora rwose rwose nafashije rwose mukaza mukanyumva noneho tugende sawa murakoze rwose babyeyi kandi murakoze mwene cyangwa mukizana cyaba neza yewe urabona nta n'itike nari mfite ariko nyine Imana izabahembe kandi izabaha umugisha tuwusange kubera hose
beza mukagera mukanyunganira imana yazaba kandi yazabihindura ni ukuri kw'imana agasigira humura rwose numvaga nshaka ubu ibaze imbere tugende njya dore aho turiga dore ni hariya naho ubundi nta kibazo rwose ndabaza guceceka mama waduze amazi bibaye byiza none aka kanya gerageza byibuze muri minota 30 tugire hano ariko nyuma yawe nze kwereka kuko nabonye uwo mubyeyi ntabwo ari gusa ugerageze gerageza nyuma minota 30 tugeze ntacyo ndavuze nka kumaha alo kuri polisi yesu ushaka kunyara ajya ubwiherero bubahe muyobozi ndavuze ngo guma ubwiherero bubahe ariko bagize ikibazo ndwaye n'impyiko ndwaye n'impyiko rwose ndi kumva ndavuze ngo guma uruhabo iyo atanyaye vuba arahuhuta rwose reka njye nanjye njya kwihagarika baba bampamagarije ku kigo cy'amashuri ngo umwana ngo bamwirukanye ntabwo yarananiranye ananirana se abananira sawa murakoze ngo baramwirukanye muraboneza muraho amakuru yanyu ni meza ngaho ndebe ni ibiki ko bampamagaye ngo ninze hano ku kigo cy'amashuri bimeze bite kugira ngo nyine muze musobanure ikibazo cyacu ariko nta n'ikibazo dufite ibintu ntuza ndetse gupfuka amahanga wawe uri kugira ngo bigende gute ni kugira ngo dushyire mu mwanya nka social byarowe guhiki social distance mu ndebe nawe sibyo uyu mwana wanjye niwe wamubyaye ninjye ndi nyina ukuntu wari mwiza gusa ndi nyina ukuremo yari mwiza nyine umugore wawe ntabwo ari mwiza ni nawe mwana ngira wenyine niwe mwana ngira wenyine ubwo ibyo biramureba ngo umugore wanjye ntabwo ari mwiza ubwo bireba ibaye ariko se ndakumva muyobozi reba uburyo abareba ukantumiza hano ku mashuri ugatumanza ni ukuri ntabwo ari ugatumanza ngiye kuba naje hano ku ishuri nkaba ndi kunyara muri ndakwereka ko ndi nyo ariko babyeyi mwebwe rwose mushaka mwagabanya n'umujinya sibyo biba bibabaje rwose mugire mucishe make sibyo ndakwereka hanyuma twe turumvikana ariko ubundi ko tuzebana akana ko mu nta jisho kibazo tuse birakureba bireba ibaye ndagukubita kumvira uranyumvira nibyo nyumvira ubu ni ukuvuga ko ubu nta burere nakumvira se ni naguhaye amatwi yawe nta burere naguhaye koko wambaye ugatuza kuko mwana ni ukubera icyo watumye ikibazo ni uko uyu muperezida ari kukureba nabi kandi akumva yagukunze kandi ari kwiwanya ibyo neza rukundo zobezanya gute ntago mfite sikoro nkureba nawe ute kandi nagukunda ariko siko uri gufata akaboko ntabwo uzi gufata wowe ugenewe ariko se birakureba bireba ibaye ntago warubyaro kubera iki imana Aha, yatumye nimurebe. ugabanya umujinya uyu niwe mfite wenyine we ndagukubita rata umva twiganire umunyeshuri wanyu mwishyura neza mwari beza ubundi bari beza koko umugore wawe ntabwo ari mwiza aramufite Urongera ni nawe kumva mwana ndagukunda. dufite wenyine arongera kumva mbere tubyumve kimwe urongera kuvuga gato kuri mama kuvuga ngo ni mwiza na papa yaravuze ko ari mwiza tuhita dukorana ntabwo tuhita tukumva kuzi ibiciro kandi ibyo gufuza bizanye ahangaha uyu mwana ubuze agiye kuntwara ko nzanywe hano n'ikibazo cyawe nzanywe hano no kureba peje ariko ntabwo uzi perfume iri hano yateye abakobwa 9 amata wari he mbatera amata nari ndi hafi yanyu nari kubacungira aha wari iki wari uburiri nari umurinzi wari uburiri nari umurinzi nimumbwire ikibazo cy'uyu mwana afite tujya kuvuga neza kuri mama kuvuga ngo ni mwiza ni mwiza pe na papa yarabibonye ko ari mwiza ariko urongera kuvuga ko ari mwiza kubisha nari kuzamo uruhitirizo ceceka muyobo nimumbwire tubikemura ikibazo rata ukuntu kimeze ntagiye guca inyuma papa ikintu nk'ikintu ntayewe mwari beza cyane ubu nibyo bari beza koko
nibyo binzanye oya ni beza ugaga ubinzi ndavuze hose ngo ceceka sha uraceceka pfukama hasi Pfukama. pfukama pfukama gira vuba arapfukamye arapfukamye urabona hari igihe abana bagira bakarengera urabona twari turi muri weekend mushyiremo social distance ariko metero ingana nka buke wavuge uvuge aho ngaho ntabwo wavuga kandi bigakunda okay ntacyo kambikorera nizere ko utari butuzi uri butuzi ndatuje urongera kumvugiramo ndagukora urabyumva nanjye ndamwita ariko se watuje ikibazo cyanzanye nkagikemura ko ndi nyuma ubu ufite ikibazo guhora bukubita ndi hano uri mama ku munwa mu mutima ntabwo kiri mama ngaho batakuye ubu ko ni ukubyara urabona no guturaga hano tugira amacumbi y'abanyeshuri ariko tugira n'amacumbi y'abashyitsi uyu rero twaba tumwohereje mu bandi banyeshuri be hanyuma tugasigara tuganira kubera ko tuba dukeneye no kuganira ku bibazo dukemutse ibyo rero tugakora kugira ngo agende uragenda ntugende ujya kuvuga ngo mama ngo murajya mu mwambie na mwacunga ayo maso ariko wa mwana wagiye ugasanga abandi banyeshuri ambara urukweto wagiye wumvira ababyeyi koko ubu si umubyeyi dufatanije ariko papa yarambwiye ko ukire kera ngo ari inshinzi aho nyoko yari inshinzi umenya gute ko nari inshinzi mwana ko papa yabimbwiraga ngaho da ngaho umbwira nk'iyi mbesiri njye nyumvira uratinya kugatuka nyoko wagiye ku bise byawe sha ndavuze ngo cishwa ambara inkweto genda ariko ndagikemura ariko nubwo ngiye bugiye mu mutima ndacyaha bugiye reka witonde ndagukubita reka witonde kuri mama ase ubundi mutwaye byawe kisha ntabwo makubuka bakaba kuko yaramukunze nanagukunze rwose ndaje mwana we muri aho ngaho ndaje ndagukubita